Ndabasuhuje mwe mwese mukurikira inkuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho gatanu kuri gatanu. Turi ku itariki ya 27 ukwezi n'ukwa gatandatu, umwaka turimo n'umwaka w'ibihumbi 2026. Ngira ngo uri bubone kuri iyo screen amashusho agiye atandukanye. Ni umwana uri gutangaza abantu, ni umwana ibitekerezo uburyo yatekereje iki gikorwa benshi nimvuga ngo bari kumubonamo ikintu gikomeye, ikintu cya danje. Uri buze kuza kuba wabyumva mu by'ukuri nimara kukubwira ibyabaye kuri uyu mwana, ibintu yakoze. Abantu benshi ni umwana bari gukomeza gutangarira cyane, ni umwana benshi bari kwakira ubufasha ku nzego zibishinzwe, bavuga bati mu by'ukuri uyu mwana akurikiranwe. Ariko kandi kikaba n'igikorwa navuga ngo niba ubona ikintu gikwiriye uba ugomba kugikora, cyane igifitiye igihugu akamaro. Mu by'ukuri cyatuma umuturarwanda amera neza, abaho atekanye, afite umutekano. Wumve uyu mwana ibintu yakoze, benshi bari kubibonamo ibintu byinshi kandi bya danje. Nk'uko uri kubona kuri iyo screen, urabona amashusho y'uwo mwana. Tugereranije nk'imyaka uyu mwana afite, ari nko mu kigero cy'imyaka nk'irindwi. Urabona ko n'umwana ukiri mutoya, n'umwana ukiri muto. Urabona ko afite ifirimbi, ari kwambutsa abantu, ariko kandi agahagarika n'imodoka zikamwumvira muri zebra crossing. Ari guhagarika imodoka, abashoferi bagahagarara, abamotari bagahagarara, hanyuma icyo ategetse akaba ari cyo bakora. Byaba ari ukwambutsa abanyamaguru akabambutsa. Yavuga ngo imodoka zo hepfo ni muze, imodoka za ruguru ni muze, na moto ni muze, imodoka koko zikaza. Ni umwana abantu benshi bari kubonamo ikintu gikomeye cyane. Aya mashusho, amakuru mfite, biravugwa ko yafatiwe munsi ya gare ya Kimironko, muri imwe muri zebra crossing ziherereye hariya munsi ya gare ya Kimironko. Uyu mwana ushobora kugira ngo hari umuntu wamutumye, utinyamaze hari umuntu wamutumye, akeneye gukurura tansiyo y'abantu, akeneye ko abantu nyine bamuvuga ku mbuga nkoranyambaga, ashobora kuboneramo ubufasha. Reka da, biravugwa ko uyu mwana ubwe yageze aha hantu, yageze kuri iyi zebra crossing, abona uburyo hari imodoka nyinshi na moto nyinshi, abona uburyo ngo hari umuvundo w'imodoka na za moto, abona uburyo abanyamaguru bakeneye kwambuka babuze uko bambuka bitewe n'iyambutiyaje y'amamodoka. Arangije aratekereza, aravuga, ariko aba baturage ntibagakwiriye kuba bambutse kubera ko nta mupolisi wari uhari. Aba baturage ntibari kuba bambutse iyo ugira hariho umupolisi. Wumva uyu mwana ibintu yatekereje, ntabwo ari umuntu wamutekerereje ngo ukora ibi. Oya, niwe wabyitekerereje, ati nyamaze aba banyamaguru, aba baturage ahantu naho kwambukira bari kuba bambutse. Arabitekereza. Umwana w'imyaka 7-8 agira iyo mentalite, atekereza ibyo bintu. Uyu mwana nta kindi kintu yakoze, biravugwa ko ngo yahise ajya gushaka ifirimbi. Ati rero ubwo hatari umupolisi, reka bari njye mfatiye imirimo. Umwana muto ya s'il vous plaît. Buriya hari ukuntu Imana ikoresha abana bato, nk'abantu mwe birarenze. Uyu mwana mentalite yiwe n'ubu kuyikurura njye byananiye. Uyu mwana ntabwo ndi kumukurura mu bitekerezo byanjye, ibitekerezo bye n'ukuntu yabitekereje ntabwo biri kuza neza.
arangije ajya gushaka ifirimbi ahantu hari kuba hari umupolisi yari kuba yambukije aba bantu, so reka mbikore. Nta nubwo yitaye ngo ndi mutoya, ngo ndi umwana mutoya, ngo wenda ngo abantu ngo bakuru ngo baraza ngo bankubite, cyangwa ngo polisi iraza inkubite. Oya oya oya, uyu mwana yafashe ifirimbi arangije akajya mu muhanda agahagarika ati muhagarare, imodoka hagarara aho ngaho, moto hagarara aho ngaho, agahamagara abagenzi. Urabibona kuri iyo screen, agahamagara abagenzi bakambuka, bamara kwambuka akongera agahamagara imodoka ati mutambuke. Abagenzi bamara kuba benshi abona bakeneye kwambuka, akongera agahagarika za modoka na moto bigahagarara. Uyu mwana muto nta nifomu yambaye na bodaboda, yambaye mu buryo busanzwe. Agahagarika ati muhagarare, zigahagarara, akongera ati muze. Umwana agakrosinga umuhanda, imodoka zigahagarara, afashe ifirimbi. Ni umwana wakoze ibikorwa nk'abantu. Uyu mwana benshi bari kuvuga bati uyu mwana nyine ntabwo nyine iyo mentalite ntabwo abantu bari kuyumva, ntabwo abantu bari kumva ibi bintu uyu mwana yakoze, kandi koko ibintu bikagenda neza pe, ntari umupolisi wari. Abantu ntabwo bari kubyumva n'uburyo uyu mwana akiri mutoya. N'iyi mentalite uyu mwana, ayo mashusho uri kugenda ubona ku mbuga nkoranyambaga, benshi bari kumutangarira cyane, aho bigeze ku rwego bari gusaba ngo uyu mwana batubabarire polisi uyu mwana imukurikirane, kubera umwana ufite iyo mentalite imeze gutyo. Buriya wenda nuko ushobora kuvuga ngo nuko wenda ari nk'ibihugu bya Afurika, ariko nko hanze buriya umwana ikintu agaragaje, niba umwana babona akuze ari gusatira ibintu by'amatelefone, ari gusatira ibintu by'amamashini, ari guhondahonda, ari gusambaguza, uwo mwana baramukurikirana already akiri mutoya, bahita bamujyana mu ishuri rizamuzamura mu bintu bijyanye no gukanika no gukora amatelefone n'amamashini no kuyavumbura, ibintu nk'ibyo ngibyo, no kuvumbura ama application. Uwo mwana nibyo ngibyo bamujyanaho. Iyo umwana akuze ubona ko ari kugerageza gufata mugenzi we akamutera inshinge, ari kwigira muganga, tayari uwo mwana amashuri bamushyiramo, amashuri y'abato, namumenyereza ibyo bintu ku rwego akora bikunze. Uyu mwana rero benshi bari kumusabira bavuga bati akurikiranwe ku rwego nyine ashobora gukura akazaba umupolisi, yakura nyine akigishwa, yakura akazaba umupolisi nyine ku rwego yanakora muri trafiki, bitewe nyine niyo mentalite umwana n'ibitekerezo yagize. Ngira ngo nawe uri kubyumva uburyo nyine ibyo abantu benshi bari kumusabira. Benshi bari kuvuga bati rwose ni ukuri polisi yacu, uyu mwana mumurebeho, ashobora kuba ikintu gikomeye cyane muri polisi, uyu mwana akurikiranwe. Donc wumve n'ibitekerezo abantu benshi bari gukomeza gutambutsa. Ese aya mashusho urayavugaho iki? Ndi gusoza, urayavugaho iki wowe udukurikiye? Uyu mwana ibi bitekerezo bye uri kubikurura gute? Uri kubyumva gute? wowe uri uradukurikira, umwana wambutsaga abantu bakuru, akambutsa abantu bakuru, ababyeyi bamubyaye, akambutsa abantu bakuru, agahagarika ati muze. Uyu mwana iyi mentalite yiwe nuko ibi bintu yabitekereje, uyu mwana uri kumwumva gute mu bitekerezo byawe? Buriya ngewe nahise mbona yamvuga abantu bavuga ngo ubutwari buravukanwa, mbona wa mugana ubutwari buvukanwa, kuko umwana umeze gutyo, utabwirijwe, utagize gute, agatekereza ikintu nk'iki ngiki. Uyu mwana benshi bari kumufata nk'intwari, bati uyu mwana ashobora kuzavamo ikintu gikomeye, ashobora kuzavamo ikintu cya danje. Reka nsoreze hamwe, twandikire ibitekerezo byanyu. Nitwa Shadu, iyi ni Shadu 250 TV. Niba utarakanda subscribe ubikore, tujye dukomeza kubana 5 kuri 5.